umugore utamaze iminsi myinshi mu rugo ariko sinamike maze y'imyaka 4 sindabyara ariko ikintu kijya gikesha ijoro iryo joro nuko biragusaba kuririmba ibintu ukora nibwo uzaririmba abantu bagahinduka ariko sibyo ngambiriye ndashaka kukubwira ko kugira ngo Ezekiel ajye guhanurira amagufa haleluya ntabwo wagira imbaraga zihanurira amagufa kandi tere turi gukoreraho hano hanze ahantu zera imbuto na ahantu h'amagufa biragusaba gufata umuzingo w'igitabo karya nta muntu urwaye bwako umuntu wese wagize imirire mibi ntago ajya kugabura wateka utese utazi kurya uri umumama ukaba mu rugo udasoma uzakora amabara kandi uri umukristo uri umupapa ukaba mu rugo utisobanukirwa ngo usome ibyakwanditsweho uzahusha intego hari ijambo rimbabaza tujya Data wa twese uri mu ijuru turagushimira uyu mugoroba mwiza turagushimira umugoroba w'umugisha turagushimira uyu mugoroba waduhaye iteraniro ryera Mwami Uwiteka Imana yacu winubane natwe ugotira iteraniro uriho umugisha Mwami Yesu kandi imbaraga z'Imana zikorere muri ryo mu izina rya Yesu turagushimira n'umwigisha Mwami waduhaye mukoresha nk'igikoresho cyawe Mwami Yesu Kristo imbaraga z'Imana zikorere muri we kandi umwuka w'Imana amuzeho cyane mu izina rya Yesu natwe Mwami buri wese umugerere igaburo rimukwiriye Mana ukubona byadufasha ukubona byatugirira umumaro mu izina rya Yesu Kristo winubane natwe winudufashe winuduhembure wino Mwami Yesu Kristo tuvugane natwe wino Mwami Yesu twumva ijwi ryawe Mwami uvugana natwe oh haleluya Uwiteka kandi ukorere muri twebwe Mwami Yesu ibimenyetso n'ibitangaza no muri riteraniro Mwami rya nimugoroba ukorere ibimenyetso n'ibitangaza abantu bongere ukubona bundi bushya mu izina rya Yesu Uwiteka Mana yacu turagushimiye ngaho bana natwe ngaho dufashe ngaho tuyobore ngaho tugirire neza ngaho duhe Mwami bikwiriye kandi ukoresha umuja wawe Mwami Yesu kuko wamurarikiye iri teraniro Mwami kugira ngo umugabura waryo Mwami Yesu muri uyu mugoroba urakoze Mwami Yesu turagushimiye Mana yacu dukunda kandi twitaho nuko wakoze urakoze turagushimiye byose kandi tubisabye twizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. Narimfashijwe kandi nibyemewe ntarabwiriza nyine ariko mukomeze mukumbura amakuru y'umukunzi kimbwira umukobwa ko gahunda igikomeje nuko baba bakimutelefona Alleluia rero nitwa Claudette Mukahirwa ndi umukristo wo ku itorero rya Kanserege Kacyiru muri paruwasi ya Kimihurura murimo w'Imana nkora ndi umuyobozi w'abagore niwo murimo w'Imana nkora kuri iryo torero minsi ishize nabonye barangize n'umuyobozi hagarariye ivugabutumwa muri paruwasi turashimira Imana rero nukubibwira ariko icy'ingenzi kimbesheje hano gitumye mba hano nukwamamaza ubwami bw'inaha Yesu yazanye mu isi turi uduhugu duto yagiye afata adutuma gufata utundi duhugu Alleluia niyo gahunda dufite ubwo atubwiye amakuru kagikomeje gahunda y'ibirori natwe dukomeje gahunda Alleluia komeje gahunda yo kwitegura Imana ishimwe dusome igitabo cya Yesu kanya mwarimo muririmba ngo Yesu turakwemera abantu bemera Yesu hari ikimenyetso kimwe kigaragaza ko bamwemera nuko bicara bakamutega amatwi kigaragaza ko umugore yemera umugabo we atega amatwi akumva rero turi itorero turi umugore wa Kristo umugore wese udatega amatwi umugabo agira ikibazo cyo gusenya urugo Alleluia mutega amatwi nibyo rero umugabo ufite ibintu byinshi Alleluia umugabo afite ibintu byinshi
byinshi byo kukubwira wa mugeni we byatuma ukomeza imyiteguro. Dusome igice cya mbere murongo wa 7 turageza murongo wa 9. Page ndabona muri Bibiliya yanjye ari 279. Ni igitabo cya Yesu wagikurikirana n'ibitabo 5 bya Mose. Dusome igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku 9. Haravuga ngo icyakora ukomere ushikame kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo uzabashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Dusome n'ubutumwa bwiza ko bwanditswe n'umudokiteri witwa Luka ibice 24 murongo wa 44 kugeza kuri 46. Tuvuge gatoya dusenge. Page abona ngewe muri Bibiliya yanjye ari 1336. Isezerano rishya. Tekereza twahageze. Dusome maze arababwira ati, n'aya magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditse, ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa 3. Mubumbe Bibiliya mu ndebe ntacyo bitwara. Haleluya. Ndashaka kuvuga gatoya ku ijambo rivuga ngo gusoma ibitabo byakwanditsweho. Gusoma? Amen. Ari ibintu baturirimbiye n'Imana iravuze. Ibyo byose ni ibitabo by'ibiri kukwandikwaho. Bintu Imana yavuganye nawe ni umutungo ukomeye ukwiriye gusigasira. Uko rimwe na rimwe hari igihe hari ibintu isi itazaguha, ariko ibyo bitabo ukajya ubibika, ukajya ubwira abana ibyo mu bitabo by'ibyakwanditsweho. Dusomye amagambo akomeye muri korari iri kuririmba impanda, baraturirimbiye ngo inzira turimo turajyayo. Ni korari impanda ntago mbizi, nasanze aleluya, nasanze bayivuze ariko ntacyo bitwaye. Korari yaturirimbiraga baratubwira ngo inzira tuyirimo, ariko kandi abantu bayirimo nibo bafite umukumirizi. Hari gahunda yuko abantu bose bari mu nzira nta kibazo bazagira, kubera ko umukumirizi ababereye maso. Cyo ni igitabo ukwiriye gutahana, ukagira ahantu byandika, ukajya ubikubitisha ibihe byose uzacamo. Aleluya. Dusomye ijambo ry'Imana ry'ikiganiro Imana yagiranye na Yesu. Aleluya. Yesuwa mwene Nuni, impamvu Imana imutoranije Yesuwa, ikintu cya mbere, ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, ariko ikintu cya mbere, Yesuwa azi amateka y'Imana, kuko yajyaga azamukana na Mose umusozi wa Sinayi. Yesuwa Imana imuhamagaye hari ukuntu azi Imana, iramubwiye Yosuwa arabizi ko Mose yamanukanye igitabo, yamanukanye ibisate 2 by'amategeko ku musozi Sinayi. Yosuwa arabizi ko, aleluya, mu isanduku y'Imana ya Isiraheli harimo ibintu 3. Icya mbere harimo urwabya rw'amano, ayo makuru Yesuwa arayafite. Icya kabiri harimo inkoni ya Aroni yarabije. Icya gatatu harimo
n'ibisate by'amabuye by'amategeko Mose yakuye kuri Sinayi. Bivuze iki? Umuntu wese akwiriye gutwara isanduku y'Uwiteka. Umuntu wese akwiriye gutwara ubwere bw'Imana muri we. Bugizwe n'ibyo bintu bitatu. Icyambere, Mukristo akwiriye kumenya ko yatoranijwe. Haleluya. Kandi wibuke ko Imana yagutoranije hari abandi benze. Haleluya. Imana yagukunze hari abandi yanze. Hari abantu bagisambana, hari abantu bakiba, yagutoranije hari abandi ibenze. Iyo mpamvu inkoni yawe yarabije hagati y'izindi. Haleluya. Harimo muri iyo sanduku ugomba kurinda gutoranwa n'Imana. Ibyo bintu ukajya ugenda ubirinda kuko biba muri wowe. Amen. Kabiri. Haleluya. Harimo urwabya rw'Imana. Ni ijambo ry'Imana ryinshi. Umuntu wese ufite isanduku y'Uwiteka itaranyazwe aba afite ibyanditswe byera. Bimuhagarika mu minsi mibi haleluya. Patrick Ratimane gomugisha. Bimuhagarika mu minsi mibi akayikomeramo. Kubera iki? Urwabya rw'Imana ntiruranyagwa. Haleluya. Icya gatatu, afite itegeko ry'umwuka w'ubugingo rikorera mu mutima. Iyo bitaranyagwa ntago abaza ngo mbese nambaye neza cyangwa byapfuye. Ari ahantu nabaga nigayo, si ngombwa wenda kuhavuga, ariko umunsi umwe njya kugura ikanza ku mafaranga yanjye nayabonye ndushye nayavunikiye ko yazaga nka serumu. Icyo gihe aho twari turi nyine yazaga nka serumu. Njya kugura ikanzu nabonaga 19,000 ku kwezi, ngomba kuryamo nkaguramo sirabizi nyine nk'ipapa nka nimama. Ariko mfata 12 muri 19 nyagura ikanzu, nanjye mbizi neza kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo rikorera muri twebwe. Rifite ukuntu ritwigisha kuvuga, kwambara, kuje. Haleluya. Ntabwo tugenda ukuntu tubibonye kuko umuyobozi w'inzira afite ukuntu yadutoje bayigenda. 12 byanjye urumva hari hasigaye 7. Bigura ikanzu najya ndeba nkavuga ariko ko umuyobozi w'inzira ibi bintu atabinyemereye kiyi myambaro itajya inyura muri iyi nzira. Ubunza nkajya nire ngeze mu cyumba ndayambara 12 bya ndayambara. Muraseka mwebwe nuko muyabona nyine byoroshye, ariko ndayambara nkajya mbaza umuntu tubana mu cyumba, ese urabona ndahagarara imbere y'iteraniro. Ibyo bintu nyine ari ukuntu abantu bazi igiti kibazwamo isanduku y'isezerano. Twese turabizi ko ari umushita, kandi iyo bayibaje mu giti cyitwa umushita bayihomesha zahabu. Babaza inguge muri goferu bakayibohomeza ubushishi. Byose murabizi. Ariko ibintu byose bituma ujya kubaza ariko urabona bimeze bite. Ubwo nyine ni igitura kizi, urabizi katari goferu wabajemo. Ibintu by'iyo kanzu ntago ari goferu rwose. Kubera iki? Dufite itegeko ry'umwuka w'ubugingo rikorera mu bere. Imana rero ihamagara uyu mugabo Yosuwa, iramubwira ngo kugira ushobora isi, kugira ngo ibi bihe uri gucamo ibya covid n'iby'ibiciro, intambara ya covid n'ibiciro, hazaza n'izindi batarasa zizakubita ukomeye n'uworeje bose bakajya baba nk'imboga. Ariko kugira ngo uzabashishwe byose aho uzajya hose ukeneye gusoma ibitabo by'ibyakwanditsweho. Imana iramwicaza iramubwira ngo kugira ngo uzabishobore, kugira ngo ahantu hose uzagera nugera kuri Yorodani ikumenye, kuko imbaraga za Yesuwa. Ubundi hari ahantu hagera muri hane haba imbaraga, ariko reka mvuge za Yesuwa turiho. Yesuwa agihura n'Imana yaramubwiye ngo ahantu hose uzakandagira nzahaguha. Imbaraga za Yesuwa zari zibitse mu maguru. Niyo mpamvu bageze ku nyanja itukura yabwiye Mose ngo ufite iki, aramubwira ngo ni inkoni. Ntiyari kubaza Yesuwa icyo afite kuko imbaraga zituye mu birenge.
izawe zibahe, izawe zibahe, izawe ujya urwanisha ziri. Imana iramubwira ngo ufate abatambyi kuri Yorodani, ntabwo harakora inkoni, kuko umusirikare uyoboye urugamba imbaraga ze ziri mu birenge. Haramubwira ati ibirenge nibyo byonyine biratuma Yorodani imenya ko muhageze. Aho imbaraga ziri niho bikwitandukaniriza. Niyo mpamvu Mose arakubita ku nyanja itukura inkoni, ariko Yosuwa birasaba ko abatambyi bahagararamo muri Yorodani. Birababaje kuba Yosuwa agiye gukoresha inkoni. Birababaje kuba Yosuwa yakoresha inkoni imbaraga ziri mu maguru. Amen. Namubwira ngo kugira ngo uzabashishwe byose aho uzajya hose. Mwibuke ko uyu mugabo Yosuwa ni umugabo wari vijira cyane, yari maso, yari umusirikare mwiza uri vijira. Iyo usomye ibice 5 bya Yosuwa arakubwira ngo yigeze yitegereza ngo akiri gutata urugamba atumva ukuntu bizagenda, ukuntu Yeriko izariduka. Haleluya. Imana ihita yohereza umugaba. Nagira ngo nkubwire ngo numara gusoma ibitabo hari umugabo uzaza, amen, wakugufasha kurwana urugamba, kuko ntabwo wagenda wenyine, kandi impamvu zo gusoma ibitabo warabikoze. Nusoma ibitabo uzahura n'umugabo. Amen. Haramubwira ati ngewe ko nakuze uru, kandi yamubajije ameze ari inise uruwo mu bacu, kuko gato yari kumurangiza. Marayika ahita yisobanura, aravuga ati ngewe ntabwo ndi uwo mu banyu, sindi n'uwo mubabisha, ahubwo ngewe ndi intervention rapide. Haleluya. Ngewe ndi intervention rapide, nje kubera ingabo z'Uwiteka. Umugabo uri murambona hano nijye ubonye, ariko inyuma hari ingabo. N'akantu gato bigusaba ni ugusoma ibyakwanditsweho. Aramubwira ati ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ukwiriye gufata umwanya ukabisoma, warangiza ntubisome gusa, ukabibika mu mutima, ukajya ubyibwira ubyutse ku manywa na nijoro. Niho uzabashishwa byose aho uzajya hose. Kugira ngo ushobore iminsi, kugira ngo ushobore ibihe, ni ugusoma ibitabo byo byakwanditswe. Njya nicara nkabisoma, nzi n'ibintu Imana yambwiye mfite imyaka 10 ndabyibuka. Ibyo bintu rero kubimenya, Petero yaranditse mu rwa 2 rwa Petero 19, igice cya mbere 19, aravuga ngo impamvu Imana ivuga, buri Imana ntipfa kuvuga, impamvu ivuga niyi, ni ukugira ngo ijambo yakubwiye rikesha amajoro uzacamo mu buzima. Haleluya. Impamvu mukwiriye gusoma ni ukugira ngo amajoro muri guca make. Haleluya. Itarashi yonyine imureka mu ijoro kandi rihari, ni ijambo Imana yavuze. Umugore utamaze iminsi myinshi mu rugo, ariko sinamike, maze y'imyaka 4 sindabyara, ariko ikintu kijya gikesha ijoro, iryo joro, nuko mfite ijambo rya hano. Haleluya. Rigenda rirushaho gukomera, kandi na n'umuntu wandeba nabi ngo nansuzugure kuko byamugwa nabi ibyo bintu. Mbese hari umuntu kwakundi ngo imiryango yaguruka niba afite uburenganzira. Patri, niba afite uburenganzira bwo kugira icyo babivugaho, kuko narabisomye ngewe. Narabisomye ibintu byanyanditsweho, narabisomye. Na nuwahirahira umuntu yititiza, kuko ngiye mfite ukuntu mvugana nayo, ngo azamanure ngo urumva ngo barakuzi. Narabisomye. Urambwira ibiki ntazi ko nabisomye, cyo kuzinga ni ibiki ko nabisomye, mbere yuko ngerayo narabisomye. Haleluya. Narabisomye.
kandi ndabyibwira ku manywa na nijoro. Nta minsi nta nibihe biteze kugira ukuntu byangenza kuko narabisoma. Ubukene abantu benshi bafite nubwo kudasoma. Usanga umuntu arahana ivuze iki wagiye gusoma. Ibyo yakubwiye urabyibuka. Oya ibyo muherutse hari umuntu uri muri literaniro utaravugana nayo ngagire gutya. Uri umushyitsi hano mu by'amasezerano utavugana nayo. Niba utaravugana nayo usome ibyanditswe byera uvugane nayo. Oya utaravugana nayo se korari ntimaze kuririmba ngo inzirira ari n'umukumirizi. Tahana kumukumiriza hari. Ibyo nabyo bisome byibwire. Haleluya! Uzashobora isi. Nubisoma ukabyibwira uzashobora isi. Aho abandi bazaguzahakirira kuko ufite ibintu wibwira bigutambutse ibyo bihe. Amen. Haleluya. Rero Yosuwa akora ko kazi ko gusoma ibiri mu gitabo cy'amategeko, afata n'umwanzuro wo kujya byibwira. Ashobora Yeriko, ashobora Ayi, arashobora imbaraga zizatuma ushobora ni ugusoma. Twasomye irindi jambo ni Yesu wicaje abigishwa be abasezera. Amen. Arababwira ngo icyatumye nshobora. Haleluya. Kugira ngo ushobore. Na Yesu nawe yicaje abigishwa ngo ashaka kubungura ubwenge bw'ibyanditswe ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Bura impamvu twaje hano ni ukugira ngo Yesu atwungure ubwenge dusobanukirwe n'ibyanditswe. Amen. Haleluya. Kwiriye kujya wicarana na Yesu ukamutega amatwi ugasobanukirwa n'ibyanditswe. Arababwira ngo ntangajwe nuko mutari muzi ibintu Mose yanditse na Zaburi n'abahanuzi, mukaba mutazi ko njyewe nagombaga gupfa. Kuko bari bafite ikibazo cyo gufatwa kwa Yesu bafite nubwo batanabyibuka. Abantu benshi bagendanye na Yesu bafite ibintu yababwiye baganiriye ariko ntibabyibuka. Abigishwa mu myaka 3 gusa bibagiwe ko Yesu azafatwa mu maboko y'abagome, ngo agakubitwa, ngo akabambwa, ngo akamara 3 mu mva, ngo hirya ya 3 akazuba. Ibyo bina ko kanya babarabyibagiwe. Namwe ni byinshi mwibagiwe ariko nagira ngo mbasubize muri archive mujye gusoma ibyabanditsweho nibwo muzabashishwa byose aho muzajya hose. Yesu atangazwa n'ukuntu yagiye abwira abigishwa ko azamara 3 mu mva ariko bakaba batabizi. Avuga ati aka kanya munaniwe kwibwira ko nzamara 3, ntimurire nk'abapfushije. Jewe nago napfuye ndi muzima mbayeho. Haleluya. Nago ndi butinde ariko reka nivugire inyungu nziza yo kubisoma. Amen. Gusoma ibitabo by'ibyakwanditsweho Yesu arabigushishikarije. Niyo mpamvu yicaranye n'aba bigishwa akabungura ubwenge ngo babisobanukirwe. Biragusaba kubishaka ukabishakira kubibona cyane. Byaba ibyanditswe byera. Ngiye mfite uburyo nka 3 mvugana nayo. Njya nicara kuri iyi Bibiliya nkasoma nkumva sinabimenye ariko hakagira akantu mfata. Haleluya. Avuga ati ndavuganye nayo. Ndayumvise. Haleluya. Kwiriye kuba ufite uburyo uvugana nayo bwawe. Imigenderanire yawe naho ikabigenda. Niko Yesaya yavuze. Aravuga ngo hazabaho inzira. Amen. Yarahishuriwe ukuntu tuzajya tujya mu ijuru. Ubu no mukanya narindiyo. Nose mugize napfa kuvuga ibyo mbonye mvuyeyo kubazana. Haleluya. Migenderanire ni myiza. Haragendwa aho hantu. Haleluya. Haracyagenda. Habishuriwe impamvu yavuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa nuko mu mategeko no mu bitambo n'abatambyi ntago zari nyabagendwa. Nasomye inenge zitatumaga biba nyabagendwa. Impamvu uyu muhanda ari nyabagendwa arabari mu kagare arabagendera kumbago umuntu wese aragenda. Icyo gihe rero mu mategeko n'ibitambo ntago zari nyabagendwa. Haleluya. Harabishuriwe. Avuga izabayo izitwa iyo kwera no gukiranuka. Amategeko agenga inzira twese turayazi.
Nari ngiye kubabwira ukuntu ibinyabiziga bimanuka bibisa ibizamuka. Hari ibinyabiziga biba biri hano urumva bifite gahunda yo kumanuka, ariko mu mategeko y'umuhanda agenga inzira mu Rwanda avuga ko ikinyabiziga cyose kimanuka gihagarara, ikizamuka kigatamba. Kandi hari n'itegeko rindi merutse kumenya ngo ry'abantu baciye sansinike ngo bashaka kugerayo vuba. Nagira ko ngo babwire ko polisi hirya hirahari ifite gahunda yo guhana abantu bari guca sansinike. Kandi abantu benshi barahetse bagambiriye kurengera esese y'igihumbi bakabaca 50,000 byo kwica amategeko. Kandi muri iyi nzira bibarabujijwe kugusha cyangwa gusishira ibisitaza imbere ya mugenzi wawe. Muri iyo nzira nta muntu wemereye kugusha no gushira ibintu bishobora guteza gisida abandi. Ntabwo byemerewe. Muri korari mubabwire ko batabyemerewe, abantu bashyira utuntu tugusha, ibintu bigusha rwose ntabwo babyemerewe. Kandi ibinyabiziga byapfuye breakdown yambwiye ko ifite gahunda yo kuza kubirunda kabikura mu nzira, abagenzi haleluya, abagenzi bakagenda neza. Ibyo byose ni ibyabanditsweho ukwiriye gusoma. Amen. Jye gusoma. Reka mvuge gato ku nyungu zo kubisoma rero. Daniel ibice 9 umurongo wa 2 n'uwa 3 haranditse ngo basomere cyangwa namwe mugiyeyo. Harabangwa muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, njyewe Daniel nasomye ibitabo. Mwumve, mumbabare mwumve. Njyewe Daniel nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashe ko ari imyaka 70 byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Daniel mpanga amaso Uwiteka, mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu. Daniel asubiye mu bitabo. Mwibuke ko uyu Daniel yagiye mu gihe cy'ingoma y'umwami Nebukadinezari, abaho ku ngoma ya Beluteshazari, abaho no ku ngoma ya Dariyo, ageze ku ngoma ya Kuro. Bamaraye umwaka umwe, yibuka ko Imana hari ibintu yavuze ajya gusoma. Kwiriye gusubirayo gusoma. Iyo ni inyungu yo gusoma. Daniel ngo asome ibitabo, aravuga ati ye baba we, uzi ko bene wacu bari mu bunyage kuberage, mba narasomye mbere. Uzi ko imyaka 70 itangiye gushira kubera ubuswa bwo kudasoma. Arasoma ngahita afata umwanzuro wo gushakisha Imana gusenga. Niba hari utuntu usomye usubiye mu bitabo ugasoma, hita ufata umwanzuro wo gushakisha Imana gusenga kugira ngo uve mu bunyage. Haleluya. Inyungu ya mbere bitumye Daniel ashakisha Imana gusenga kubera ko avuye mu bitabo akamenya ko imyaka 70 ishize. Amaze kumenya ko imyaka 70 ishize, ajya imbere ya Kuro aramubwira tumva nguha amakuru utamenye. Icyatumye Imana ikurokora imbere ya sogokuru wawe washatse kukwica bikanga. Haleluya. Yakuvuzeho kuzaduha ibikoresho. Imana ishimwe, yakuvuzeho kuzaduha ibikoresho byo kusubira iwacu tukajya kubaka urusengero. Abantu benshi, ndavuga iby'umwuka y'Imana, bahuye na Kuro ntibamenya ko igihe cyo kuvayo cyageze kubera ubukene bwo kudasoma. Kuro yaraje kandi afite umutima wo kuguha ibikoresho ukajya gusana, ariko ntiwigeze ubimenya ko imyaka 70 y'ubunyage yarangiye. Ubwo se message niyumvikanye, nitwasenga we twasenga n'ukuri
twasenga ukarekarama niba usanze 70 yaragushiriyeho ukaba ukiri mu bunyage kandi ufite uburenganzira bwo kujya gushakisha Imana gusenga ikaguha ukuntu ujya gusana Yerusalemu. Muzasome Ezira, igitabo cya Ezira uhereye mu gice cya mbere kugeza nko mu 8 havuga neza ukuntu Daniyeli yashakishije Imana gusenga, yibonye ahita yohereza Ezira kujya gusana. Biragusaba iki? Nugusubira mu bitabo byakwanditsweho wamara kumenya ko 70 y'ubunyage yarangiye ugasiga Yerusalemu, kohereza Ezira i Yerusalemu. Kubera iki? Wamenye gusoma ibyakwanditsweho. Haleluya! Daniyeli yicaza Kuro aramubwira impamvu wageze muri iki gihugu uza kwima ingoma ugasanga Beluteshazari yari yamenye mene kabiri, simubizi mene bitekero farisini nyine yari yamenye aramena, ariko Imana itunganiriza umugabo bita Kuro inzira. Yesaya musobanurira impamvu. Haleluya, haleluya. Yes, Daniyeli ahita asobanurira Kuro impamvu yasanze Uwiteka yamutunganirije inzira. Niyo yari amakuru mujya musoma ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'ibyuma, bindizo by'imiringa nzabicamo. Nugira ngo yabiciyemo kabiri kubera amasengesho yawe, twebwe wari uzaduha ibikoresho. Daniyeli asobanura Kuro impamvu Imana yamugiye imbere. Aravuga ati ndaga ari imbaraga za wasenza ngahe wose wigeze urari igihe uri wowe urakize kwari ukugira ngo duhe ibikoresho. Kuro ati nibyo, ati ibyo bintu nibyo. Ahita amuha ibikoresho, amuha ibikoresho abafasha no kujya gusana. Nagira ngo nkubwire ubunyage urimo banza ugenzure niba 70 itarashize. Hari abantu bari mu bunyage bagomba kubayo kubera ko 70 itarashira, ariko hari n'abariyo igihe cyo gutaha cyararangiye, hari impamvu zo kudasoma. Gusa nidusoje, turasoje. Narimba nje kubagira inama, ari umwuka wera ubimpaye ngo nze mbabwire ngo musome. Imana ishimwe. Iyo usomye igitabo cya Ezekiel ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Amen. Haleluya. Muracyahari? Haleluya. Iyo usomye iki gitabo cya Ezekiel muri iki gice cya 3 rimwe kugeza kuri 3 havuga inkuru y'ukuntu Imana yabwiye Ezekiel. Yaramubwiye ngo ufate umuzingo w'igitabo. Reka nkubwire abantu bose bagiye bagera mu bintu bikomeye, kugira ngo ugera ahakomeye Imana yavuganye nawe biragusaba gusoma. Ezekiel Imana iramubwira ngo fata utamire wasame urye, ngo Daniyeli ngo mu kanwa yumva biraryoshye. Urakubwiriza ni ibintu umuntu wese yakora, ariko ngo bigeze mu nda birasharira. Kuri tere ahantu Imana ijya kudupimira ibyo tubwiriza niho hakomeye. Kugira ngo umuntu wese abwirize birasaba kabwiriza ibyo akora. Aramubwira ati ko mu kanwa byari biryoshye, kuki mu nda bimeze ukuntu biri kurura. Kuri tere haragoye, mbese gushyira mu bikorwa harakomeye. Biragusaba kuririmba ibintu ukora, nibwo uzaririmba abantu bagahinduka. Ariko sibyo ngambiriye. Ndashaka kukubwira ko kugira ngo Ezekiel ajye guhanurira amagufa, haleluya, ntabwo wagira imbaraga zihanurira amagufa. Kandi tere turi gukoreraho hano hanze, ahantu zera imbuto na ahantu h'amagufa. Biragusaba gufata umuzingo w'igitabo ukarya. Nta muntu urwaye bwako, umuntu wese wagize imirire mibi ntago ajya kugabura. Wateka utese utazi kurya. Reka Imana ibwira Ezekiel, iramubwira ngo uyu muzingo tamira urye. Avuga ati biraryoshye, atari ko mu nda ko birura. Iramubwira ati komeza urye. Impamvu Ezekiel agiye kurya umuzingo w'igitabo, agiye mu gitondo muri 37. Ezekiel 37 mujya mubiririmba, agiye guhanurira amagufa. Ntago wagira imbaraga zihanurira amagufa utariye. Ntago wagira imbaraga zivugana n'umuyaga utariye. Biragusaba kurya ijambo ry'Imana rikagwira muri wowe ukajya guhanurira amagufa. Amen. Abantu bose Imana yagiye ikenera
nuko bisobanukiwe bagasoma. Amen. Ntabwo ndi butinde, maze iminsi nsoma amateka ya Pawulo, wenda ibyakozwe n'intumwa hari akantu gato bavuga 9:19 ukuntu Pawulo ngo yamaze nyine ngo iminsi n'abigishwa i Damasiko, ariko Imana igambiriye kuzamutuma kuri twebwe abanyamahanga. Ariko mbere y'uko imutuma, buriya reka nkubwire ukwiriye kugira ahantu utinda kugira ngo ube intumwa nziza y'Imana. Yamaze imyaka 3, bavuga ko iriya myaka 3 Yesu yamaranye n'abigishwa, na Pawulo yayimaze mu ishyamba rya Arabiya kugira ngo agwize ibintu azavuga. Biragusaba gusoma. Uri umumama ukaba mu rugo udasoma, uzakora amabara kandi uri umukristo. Uri umupapa ukaba mu rugo utisobanukirwa ngo usome ibyakwanditsweho, uzahusha intego. Hari ijambo rimbabaza tujya tuvuga muri Bibiliya rivuga ngo mumve imbere sinigeze mbamenya. Abantu dukwiriye gusoma impamvu twajina. Ukabuza impamvu wavutse, ukabuza impamvu ufite iyo karakteri, ugasoma impamvu waje, akaba ari yo uri gukora. Atari ibyo uzakora iby'abandi, uzadirija ube nka rirare kwa ry'amagufa yumye. Bibiliya iravuga ngo umwuka ujya mu magufa, igufa risanga iryaryo. Nagira ngo mbatangarize, igufa ryose rigiye ahantu hatabugenewe rihita riteza mbutiya ku mubiri. Igufa ryose ukwiriye kwicara ugasoma. Ndashimira Imana ko hari utuntu nasomye, nkaba ndimo ndakora ibintu nzi ko ntari guteza mbutiyaje ku mubiri. Haleluya! Ngewe ntago mbwiriza nka mahombe, oya, nza akazi nkora hano. Iyo naje kwigisha mba nzi ibyo naje gukora, simba naje gukora ibya mahombe, kuko imisiyo ndayizi y'ibyo nkora mu ivugabutumwa. Nubwo twembi tubwiriza, nitubwiriza bimwe, kubera ko ngewe mfite akazi nkora muri uru rugo rw'Imana. Kwiriye kumenya impamvu ugasoma, ntupfe gukora gusa, ugasoma. Amen. Reka nsoreze kuri uyu mugabo bita Yakobo, duhite dusenga. Yakobo ni umuntu w'urugero rwiza utarasomye ibintu byamwanditsweho. Yakobo 37 umurongo wa 31. Reka tuhasome dusoze. Mugiye tuhasome. Ndatekereza twasenga byaba ntacyo bitwaye. Itangiriro 37 umurongo wa 31 kugeza kuri 35. Benda yakanzu ya Yosefu babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza yakanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se. Bamutumaho bati, twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa atariyo. Arayimenya, aravuga ati ni ikanzu y'umwana wanjye. Inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Nta gushidikanya Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye, yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumara umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro. Ati nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimu. Mwabyumvise? Mwambabariye mukajya gusoma k'ibyo mwiza ari byinshi, k'ibyo Imana yavuganye namwe ari byinshi, mwagiye kubikurikirana, mukikurikirana nk'abakobwa bo kwa Serufuhadi, mbese mukarekara mu burenganzira bwanyu. Babwiye nabi se ko mwarakaye? Haleluya. Yakobo, Yosefu arose inzozi arazimubwira. Aramubwira ati papa, bicaye nk'uku nyine umwuka amaze kuvugana nawe. Namaze kuvugana namwe, sinari mare mu ndirimbo yatuvugishije,
ahantu hose no mu ikorasi Patrick yateye, mbese twavuganye nayo. Yosefu aganirije Yakobo ibintu Imana ivuze, aramubwira ngiti papa njyewe nabonye ukwezi, urumva, n'izuba n'inyenyeri byanyikubise imbere. Yakobo arabibitse ibyo bintu, yaranabyanditse. Bukeye aramubwira ati nabonye n'imiba y'abavandimwe yikubita hasi. Yakobo arabizi ibyo bintu, ariko kubona ikanzu ya Yosefu iriho uturaso, niba ari utw'umubu, hari n'imibu igira amazi, hari n'imibu igira amaraso menshi, niba ari uyu mubu ntago mbizi, ariko icyo abonye ni ikanzu. Ati niyo mwana, ninjye wayidodesheje ndayizi, ini kanzu ndayizi, ini ni ya Yosefu. Ibintu byose kubona agakanzu gusa ahise yibagirwa ibyo yaherutse kuvugana nayo. Dusenge. Abantu benshi bicaye ku kiriyo kitagira umupfu. Ubuzima bwa Yosefu ntibutwawe n'amajwi ya Satani aje mu gitondo, hari ibyo yavuze mbere. Kubivuga gusa kubona utusi twashize, umunyirinzi atangiye kuvuga utuntu ngo two kugusohora, utwo gusa tukwibagize ko yerutse kuvuga kizubaka utwo ubona umwana atagiye ku ishuri kugiye, tangira uvuge utabaze ngo aricaye, yicaye ateye Imana yaramuvuzeho mbere atakiri no mu nda, utazi niba ari n'umukobwa cyangwa ari umuhungu, mubaye mute? Ujye gusoma. Igitumye ujya ku kiriyo ni ubukene bwo kudasoma. Iyo Yakobo asubira gato mu mateka y'ibyo Imana yavuze ku bana hirya, ntago bari ku kiriyo, ariko yicaye ku kiriyo ari kujya ahamagara abasaza bangana ati nakabuza niwe ashinguye ikanzu. Ariko barayo mu ijuru ashinguye ikanzu umuntu w'umusaza ungana na Yakobo, umaze imyaka ingana gutya hano mu biryo, shinguye ikanzu uri kujya uhamagara abantu ngo baze barebe iki kanzu. Yosefu ntiyapfa. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Dusenge. Jya gusoma, ntabwo uzashingura ikanzu. Ikanzu izaza ujye wibuka ubuzima bwa Yosefu. Ati nibi ariko ubu njyeho mvuga ati mbaye ingumba ndapfuye, ndi mu nsengere nibara ikanzu. Njyewe narasomye, njyewe Claudette rira wowe utarasoma, kuko n'ubunyage bwaguhejejemo kandi bwararangiye. Nakugira utese, nakugira ute? Reka dusenge, dusabe umushumba. Niba waragiye ku kiriyo cy'ikanzu kubera ubukene bwo kudasoma, nguhaye ubutumire, jya gusoma. Muve ku kiriyo, mutegereze amakuru ko Yosefu ari muzima, kuko gahunda yo gukomeza ari kujyayo, nawe uri kurira. Afite ari mu ndege, bamwurije indege yo kumugurisha Abishimayeli, afite gahunda. Yosefu nta kibazo afite. Aleluya. Korari turirimbiye ibintu byiza. Baramu yigeze kubwira Baraki, aramubwira ati njyewe ndabitegereje, mbona ibajyana, mbese ibahamagara ni nayo ibajyana, mbese bafite gisunika, irabahamagara ikanabajyana, nta bibazo bafite iranabajyana, niyo bagiye kunanirwa irabaterura ikabajyana, mbese nta bibazo bafite. Dusenge n'umushumba. Birashoboka ko uri ku kiriyo cy'ikanzu nyine yene cyangwa y'umubu, simbizi. Icyo upfa ni uko mbona wabonye uturaso n'ikanzu ubona iriya Yosefu, wibagirwa ibyo Imana yavuze mbere. Ariko subira gusoma, nubwo butumwa Imana yampaye. Bane baho umugisha. Twakiriye umushumba.
adufashe gusenga. Reka dusenga Imana. Buriya Imana iravuze kandi ivugiye mu ijambo ryayo. Icyo tubwiwe cyane ni uko dukwiriye gushishikarira gusoma ibyanditswe byera kandi tukazirikana iby'Imana yatuvuzeho. Ibyo bwabyo bizatubera impamba idufasha muri uru rugendo, kugira ngo mu gihe wenda ufite ibikubabaje umenye utari ko hari icyo Imana yamvuzeho. Mu gihe ugezemo, mu gihe ufite ibikubabaje, mu gihe ufite ibikugoye, ariko umenye uti hari icyo Imana yamvuzeho. Naye natekereje ku byo Imana yamvuzeho nkimara kumva aya magambo, numva ndahumurijwe. Imana ishimwe cyane. Rero bene data, ibyo nabyo tubyakire nk'ijambo duhawe muri uyu mugoroba. Tukabaho gusa udafite icyo Imana yakuvuzeho, tukabaho gusa ngo wihebe, ngo ushavure, ngo wumve urushye, ngo wumve uremerewe, ariko hari icyo Imana yakuvuzeho, kandi icyo Imana yakuvuzeho cyiza Imana izagisohoza. Jya wiringira Imana gusa, icyo nicyo kidukwiriye. Nimuhaguruke hanyuma twinginga Imana, dusenge Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twinginga Imana, dusenge Imana, kandi niba waribagiwe wongere gusaba Imana yongere kwibutse. N'ubu kandi muri uyu mugoroba Imana irakwibukije. Nuko rero ugume muri ibyo ngibyo, ugendere muri ibyo ngibyo, uzabashishwa byose nk'uko umugaragu w'Imana Yosuwa yabashishwe byose, akageza n'ubwo ageza ubwoko Imana yari yaramuhaye mu gihugu cy'isezerano, kubera yuko yiringiye Imana. Natwe nitwiringira Imana tuzagera mu gihugu cy'isezerano. Imana ibafashe, Imana ibagire neza. Reka dusenge twinginga Imana. Mama Imana yacu, Data wa twese, Mana ikomeye, turi imbere yawe muri aka kanya tugushimira kandi tuguhimbaza Mana imigambi yawe myiza udufiteho twebwe abantu bawe. Mana, waduhaye ibyanditswe byera kugira ngo bitubere impamba muri urugendo, kandi uvugana natwe buri munsi, ukaduha amasezerano meza y'aho tuyagenderemo. Naho Mwami tubona ibikomeye byano mu isi, ariko Uwiteka Imana urinze ubwoko bwawe. Mana, girira neza rero buri wese wumvise amagambo muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo, kandi udufashe muri uru rugendo. Urakoze Mana, turagushimiye n'ukubana na buri wese, kandi ukomeze gufasha buri wese mu izina rya Yesu Kristo wacu tubisabye. Urakoze. Amen.